kugira umwete, kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Iyo wasenze Imana ijya ibasha kugukura ahantu, iyo wasenze Imana ijya ibasha kukubakira ubuzima, iyo wasenze Imana ijya kubasha kukubakira urugo, iyo wasenze. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Nongeye kubasuhuza inshuti zacu, nongeye kubifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'imigisha biva muri Kristo byongeye babonekeho. Tugarutse kandi kuri uyu munsi tugana ku ijambo ry'Imana. Turasoma Danieli ibice 6 umurongo wa 12 no wa 13. Bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga. Bavugira imbere y'umwami ibyajya tegeko rye bati, mbese hariya Nyagasani niwashyizeho ukuboko mu rwandiko rw'iteka waciye ngo umuntu mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare. Umwami arabasubiza ati, narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Tumanutse 22. Danieli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye ko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Twakira ijambo ry'Imana. Amazina ni yayandi, ni sindi kubwabuja David, umwevangeliste. Ndabashimiye. Tujye kugana ku ijambo ry'Imana nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo Imana yohereje marayika kugukura ahantu abantu bakujugunye. Haleluya. Ngo Danieli asenga Imana ye. Bibiliya iratubwiye ngo Danieli asenga Imana ye. Imana Danieli yasenze ni Imana yizera. Ngo ibuyuda ngo hariho umuntu witaga Danieli, hari umugaragu w'Imana witwaga Danieli. Hanyuma uyu Danieli ngo arangize ngo asenga Imana, ariko asengera mu gihugu bitemewe ko basenga Imana. Bivuze ngo hari amategeko bari barashizeho. Uyu mwami hari n'abantu bagenzuraga ngo umwami ngo ashyiraho itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo ararwandika urwandiko ngo aya mategeko ngo ryari itegeko uko ritavuguruzwaga. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwira ngo Danieli ngo wasenga Imana. Mu bibaho byose nshuti yanjye senga. Mu bibaho byose bikomeye ku buzima bwawe, gahunda no gusenga. Danieli asenga Imana, itegeko riramanuka, Danieli asenga Imana. Amategeko arazamuka, Danieli asenga Imana. Abarigana barazirega, Danieli asenga Imana. Bibiliya yatubwiye ngo nuko Danieli asenga Imana ye. Haleluya. Turashima Imana ko gusenga bijya bibasha kugira ikintu bikora. Gusenga, Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi uku kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Nshuti yanjye, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo wasenganye umwete. Iyo wasenze Imana ijya ibasha kugukura ahantu. Bibiliya yambwira ngo iryo tegeko ryagonze Danieli, kubera ko Danieli we ntiyigeze yemera, ntiyigeze ashaka kumva iby'iryo tegeko kuko yari afite Imana. Bibiliya yambwira ngo igihe kimwe Danieli umugaragu w'Imana ngo bigeze bagabura na bagenzi be, ngo ariko arababwira ngo hoya sinjya mbasha kurya, sinakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ngo ategeka ko baba ngo saba ko bamuzanira iminwa n'udushyimbo. Hari ijambo yavuganye n'Imana. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo Danieli mu gusenga Imana agira kwizera, mu gusenga Imana agira guhamya, mu gusenga Imana agira kwihangana. Bivuze ngo ni ibintu bitatu Danieli byamurangaga: mu kwizera, mu kwihangana no mu guhamya. Uku guhamya kwa Danieli, Bibiliya isomye irambwira ngo babaza umwami, baramubwira ngo none se ntibyavuzwe yuko ngo iri tegeko ngo rizagonga ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Ngo umwami arabasubiza ati, ni koko narabitegetse, ariko nanjye nabitegetse kubw'amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Bivuze ngo iki? Ahantu iyo usesenguye Bibiliya ivuga n'ubwo umwami atigeze abivugaho cyangwa Bibiliya itabivuzeho, ariko usanga uyu mwami iri tegeko yasinye.
iri tegeko umwami yasinye si uko nawe yari aryishimiye, yarisinye kubw'amategeko yari asanze, kubw'amategeko, kubw'inyandiko yari yarasomye ko hari amategeko y'abamedi n'abaperesiti, ko aya mategeko atajya avuguruzwa. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo Daniel yumvishije ko bakaniye gusenga, ngo we ngo arasenga. Bibiliya iyo usomye iratubwira ngo Daniel ngo akingura ngo inzu ye ngo amadirishya ngo yegeraga i Yerusalemu, byarebaga i Yerusalemu, hanyuma ngo asenga Imana. Mu gusenga Imana kwa Daniel ngo baza kumwumviriza. Nubwo usenga ufite abantu bakumviriza, nubwo usenga ufite abantu bateze amatwi ibyo uvuga, ufite abarezi, nubwo ufite umurezi wawe ari we Shetani, ariko Imana usenga, Imana ijya ibasha gukora, ni Imana ijya ibasha gukura benefo edai, ni Imana ijya ibasha gukorera mu gihe abantu batazi. Bibiliya iratubwira ngo Daniel asenga Imana ye, arizera, arahamya, arihangana. Nshuti yanjye, nshuti, gusenga kwawe kugukura ahantu abantu bari bazi kutazana. Ngo iryo tegeko nubwo ryagonze Daniel, ngo Imana yasenze yakomeje kumurengera. Iyo usomye hepfo, umanutse hepfo, Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo Daniel, ngo umwami ategeka ko bazana Daniel, baramuzana ngo bamujugunya muri rwa rwobo. Mu kumujugunya muri rwa rwobo, Imana ijya iturindira ahantu abantu batujugunye kubera gusenga. Iyo wasenze mama, iyo wasenze papa, iyo wasenze mukobwa, musore, iyo wasenze, ndavugana nawe, gusenga kwawe kujya kubasha kugukurana abantu bakujugunye. Jya nibuka igihe kimwe muntu umwe ajya kumbwira, arambwira ngo ntabwo uzabyara. Imana yo mu ijuru irambwira ngo uzabyara, kubera ko utanga urubyaro ntabwo ari we, ni njyewe. Hanyuma nanjye ndasenga Imana. Gusenga Imana kujya kugira ibintu kurema, gusenga Imana kujya kugira ibintu guzura, gusenga Imana kujya kugira ibintu kubaka, gusenga Imana kujya kugira ibintu gukomeza. Gusenga kwa Daniel, ngo nubwo yageze mu kibazo, nubwo yageze mu rwobo, ariko mu kibazo niho Imana ijya idusanga. Haleluya. Mu kibazo ni Imana ijya idusanga, mu kibazo cyawe Imana igusangamo. Iyo wasenze mu kibazo, Imana igusangamo, nta Imana itagusanga. Ngo Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, ngo ariko marayika musanga, Daniel asanga marayika mu rwobo. Uyu mugoroba, muri iyi saha, kuri uyu munsi, Imana yohereze marayika. Imana yohereze marayika ugukura ahantu wari uri, gukura ahantu abantu bakujugunye. Abantu barakugambaniye bakujugunya mu mwobo, abantu barakugambaniye bakujugunya mu kibazo, ariko Imana wasenze, Imana wizeye, yohereje marayika ugukura mu kibazo. Imana wasenze. Reka mvuge gusenga gatoya, gusenga. Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umwete, kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo yasenganye umwete. Iyo wasenze, Imana ijya ibasha kugukura ahantu. Iyo wasenze, Imana ijya ibasha kukubakira ubuzima. Iyo wasenze, Imana ijya ibasha kukubakira urugo. Iyo wasenze, wowe byananiye, wowe ubona ubuzima bwacanze, senga Imana. Imana ifite inzira nyinshi igiye guca bikakurengera. Ngo Imana yohereje marayika arengera Daniel mu rwobo rw'intare. Imana yohereje marayika kukurengera, Imana yohereje marayika kugutabara, Imana yohereje marayika kugusanganira, Imana yohereje marayika kugukuraho abantu bagukize, Imana yohereje marayika wongera kukuzahura, Imana yohereje marayika wongera kugira. Gusenga ni isamba itaruma, gusenga ni igishoro kidahoma, gusenga kujya kugira ibintu gukora, gusenga kukuremera igitangaza kivugira, gusenga kukuremera igitangaza kivugira. Kuri uyu masaha, kuri uyu munsi, Imana kongera ibihe byo gusenga, hanyuma nawe ubyongere kandi mugisha w'Imana ukubonekeho. Gusenga kujya gutanga urubyaro, gusenga kujya gutanga urugo rwiza, gusenga kujya gutanga imibereho, gusenga gutanga akazi, gusenga gutanga icyerekezo. Abantu bakubwira ko nta cyerekezo cy'ubuzima, ariko kubwo gusenga icyerekezo kirabonetse. Imana ibahereza umugisha, Imana ibiteho. Mwari kumwe na Evangeliste Sindikugabuja David. Imana ibahereza umugisha kandi umugisha w'Imana ukomeze kubabaho. Reka dusenga Imana. Data wa twese ny'icyubahiro, turagushima kuko gusenga kufite ahantu kutuvana kukajyaho kudushyira. Gusenga k'uyu munsi kugira ahantu kuvana abantu abari barushye, bari baremerewe, ugira ngo bavana kubwo gusenga. Urakoze Mwami Imana. Rero ngakomeza kubana n'abantu bawe, komeza kurengera abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakoze. Amen, amen. Imana ibahereza umugisha, Uwiteka abakirigita basetse, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, 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 amen. Murakoze.